Aba youth volunteers baratwakira neza nta kibazo, bakatwerekera inzira umuntu agomba kunyuramo, uko zigomba kugenda, aho ugomba kunyura, nimba kujya gukaraba ukagenda ugakaraba neza. Urumva badahari rero ni byinshi byakwivanga. Ikintu bakwiye ngo nuko baba benshi, nk'ubu hano uko bari kose mbona badahagije. Aba ni bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bashimira urubyiruko rw'abakorerabushake nyuma yo kubabera igisubizo mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Tuyisenge Marie Rose wo mu murenge wa Remera avuga ko uretse no kuba urubyiruko rw'abakorerabushake rubibutsa gukaraba ndetse rukabahwitura nk'iyo bibagiwe gusiga intera hagati yabo, ariko ngo banabafasha kubayobora bigatuma abahabwa serivisi nziza kandi zihuse. Hagira ati nk'ubu naje kwivuza, iyo wazaga mbere hari igihe waburaga uwo ubaza aho serivisi ushaka itangirwa, ariko naje mu gitondo ndamubaza aranyobora, none ubu ndatashye, kandi mbere washoboraga no kuhamara umunsi wose. Izabayo Alphonse nawe ni umuturage wo mu mujyi wa Kigali, akaba asanga uru rubyiruko rwarabafashije cyane, aho agira ati dukunda kwibagirwa nko gukaraba intoki, guhana intera, ariko usanga iyo bitubayeho abakorerabushake badufasha. Nanjye nitwa Izabayo Alphonse, nageze hano mu gitondo nabibonye kare, nge nabanje njya gukaraba, ariko nkarebaga abandi ukuntu bazaga bihutaga bajyahe abajya gushakira serivisi bakibagirwa kujya gukaraba. Urumva badahari rero ni byinshi byakwivanga, ariko iyo bahari babasha kutuyobora. Uko bisa kose ubone nka 80% ya serivisi nziza yo gutanga ubu ngubu, kuko mbere wazaga ukabura naho bari za serivisi, ukirirwa uzereye utaza aho bari za serivisi, ariko ubu uraza ukamwegera waseti ko bimeze gutya na gutya, nkungiye byambayeho nabase ko bampa akantu ndakajyana hehe nkakerekeza he bakanyobora. Gusa ariko nubwo bimeze gutya, asaba ko byibuze uru rubyiruko rw'abakorerabushake rwakongererwa umubare, kubera ko ngo usanga bakiri bakeya cyane. Ikintu bakwiye ngo nuko baba benshi, nk'ubu hano uko bari kose mbona badahagije, nibura hakiyongeramo nibura undi musada kubafasha. Bavuga ngo cari ukarabe wizamura amagambo menshi, byobaze nk'uko abivuze. Njye nicyo nabwira abanyarwanda. Ababazwe nk'urubyiruko rw'abakorerabushake bavuga ko ikibafasha gushimirwa n'aba baturage ari indangagaciro zibaranga, zirimo kugira isuku no kwirinda ibiyobyabwenge. Amazina yanjye nitwa Olive Mwubahimana, ndi umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake bakorera hano muri gare ya Kimironko. Ikintu cya mbere dukora ngaha ni ukwereka abaturage binjira hano muri gare uburyo bagomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID, kwambara agapfukamunwa neza, guhana intera n'izindi ngamba tugenda tubereka zashyizweho n'igihugu kugira tubashe kwirinda COVID-19. Wenda nk'abantu batandukanye bafite imyumvire itandukanye, hari igihe baba bavuye mu duce dutandukanye, ugasanga wenda kumubwira ngo yambara agapfukamunwa neza biramugora, cyangwa se kugenda ashyiramo metero we na mugenzi wiwe biramugora. Rero ugasanga wenda turabibabwira rimwe na rimwe ntibabyumve, ugasanga ni imbogamizi nyine kuri twebwe, ariko tugerageza kubibumvisha bakabyumva. Ikintu twumva ubuyobozi bwakora nabo ni ukudufasha, bagashishikariza abaturage, wenda bakabishyira ku matangazamakuru bakabigisha, nicyo numva bakora. Ku rundi ruhande Simpunga Atanazi ukorera mu mujyi wa Kigali avuga ko bafite kirazira n'indangagaciro zo kwiyubaha. Ibi ngo nibyo bibafasha kubahwa nabo baha izi serivisi. Nitwa Simpunga Atanazi, nkaba ndi umukorerabushake. Natangiye gukora ubukorerabushake mu gice cya social distancing ku itariki 3 z'ukwa 4 2020. Serivisi za mbere dutanga zigomba kuba ziri ku mitima yacu, twitanga ku zuba mu reba nk'iri, twitanga mu mvura, twitanga mu buryo bugoranye, ariko kugira ngo natwe dutange umusanzu wacu ku gihugu cyacu. Hari kirazira tugira,
nta rubyiruko rw'ubukorerabushake rushobora kunywa ibiyobyabwenge, nta rubyiruko rw'ubukorerabushake rushobora gusinda ngo rugende rutembagara mu mihanda, nta rubyiruko rw'ubukorerabushake rujya mu busambanyi, nta rubyiruko rw'ubukorerabushake rujya mu bujura. Ibyo rero u Rwanda rw'ejo nibyo twifuza ko nkatwe nk'urubyiruko amaboko yacu yazakorera u Rwanda muri izo nzira. Ku ruhande rw'ubuyobozi nabo bavuga ko uru rubyiruko rubafasha mu gutambutsa neza ubutumwa na serivisi zigana ku muturage. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Remera Abatamugira Leonidas avuga ko kuva COVID-19 yagera mu Rwanda abakorerabushake b'urubyiruko babafashije kwakira abarwayi no kubafasha kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nitwa Batamugira Leonidas, ninjye umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Remera. Baza hano buri munsi bakadufasha kwakira abarwayi, kubakira mu buryo bicara cyangwa se uburyo bahagarara bategeranye bahanye intera, kugira ngo haramutse abarwaye COVID abashe kuba atakwanduza abandi. Mbere abantu babaga bicaye ko bashaka begeranye, umuntu wenda akaba yakongera atanakarabye, ariko ubu ngubu rwose biri ku murongo ugereje na kera. Umuntu wese winjiye anyura ku mukorerabushake akamwereka bakarabira, bakabafasha guhana intera. Ibyo byose bataraza ntabwo byakorwaga neza, kuko ntabwo twari dufite staff, abakozi bahagije bo kuba babijyamo ngo babikore, cyane ko nk'uko nabivuze babaga bari mu zindi nshingano zisanzwe. Icyo wenda twebwe twasaba ni uko umubare wabo wakwiyongera, kubera yuko ntabwo bakwira ahantu hose. Kuva COVID-19 yagera mu Rwanda byabaye nk'intambara iteye igihugu, aho buri muturarwanda wese yatanze imbaraga ze n'umusanzu we kugira ngo iki cyorezo gihashywe. Urubyiruko rw'abakorerabushake ni bamwe mu bafashe iya mbere mu gufasha buri munyarwanda wese kurwanya no guhangana n'ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu mu mujyi wa Kigali imibare yo mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2021 igaragaza ko urubyiruko rw'abakorerabushake ari 43,000, ni ukuvuga ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bakaba bose bakora ibikorwa byo kwigisha abaturage, kubibutsa no kubafasha kubahiriza neza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni inkuru mwateguriwe na Anna Christine Ntirushwa, Ibendera TV mu mujyi wa Kigali.